Yes, ndongeye ndagusuhuje wowe unkurikiye aho uherereye hose kandi nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Nongere kukwibutsa gukora subscribe, gukora share, comment kandi na like yawe ntikabure. Kandi ni byiza gushyigikira uyu murimo, gushyigikira umuntu ubona ko afite ahashaka kuva n'ahashaka kugera. Biba ari byiza cyane gushyigikirana, kandi iyo ushyigikiye umuntu nawe Imana iragushyigikira. Njya nkunda kubwira abantu nugirira neza umuntu ushobora kugira neza njye uyu munsi sinkwiture, ariko haba hari undi muntu Imana yateguye ugomba kuzakwitura ibyo wowe wankoreye. So rero reka tuganire gatoya muri iri jambo dusanga mu gitabo cya Yesaya bice 41 n'umurongo waho w'10. Bibiliya iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Mwakira ijambo ry'Imana. Niki gitumye ngusomera rino jambo wo nkurikiye? Ndabizi ufite intambara urwana nazo, ushobora kuba uri umunyeshuri urwana n'intambara z'amashuri ubona byanga. Ndabizi ushobora kuba uri businessman, business yawe ubona nta kintu kijya imbere. Ushobora kuba icyo urimo uragerageza cyose ariko ukabona ntibikunda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntutinye ikintu cyose. Bibiliya iravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukubera mwiza, kandi Bibiliya ikongera ikambwira ngo Imana izatanga umugisha ku mirimo y'amaboko yacu. Shuti yange wo nkurikiye aho uherereye hose, reka ngusubizemo imbaraga, ubwire ngo nubwo ubona byanze, nubwo ubona ugerageza ukabona biranga, rimwe na rimwe ugapushinga ukabona ikintu ntikivaho kiri, ndakwinginze ntucike intege, ndakwinginze imbaraga watangiranye ntizishire muri wowe. Hari igihe umuntu atangirana imbaraga ariko agasoza ubona byaracitse intege, byaranze. Ariko niba ari ikintu gica intege cyangwa wenda kigabanya umuvuduko umuntu arafite mu masengesho n'amasezerano, hari igihe Imana izi kubwira ikintu ikakivuga wenda nko mu mwaka wa 2015 kikageza uyu munsi kitarasohora, ariko nkubwire ngo ntibizagukure mu byo ushaka kugeraho, mu byo ushaka gukora. Oya, komeza inzira watangiye, we gucika intege, ejo ni heza. Ubuzima bw'uyu munsi bushobora kuba bukugoye, ariko nkubwire ngo ubuzima bw'ejo buzatandukana n'ubuzima urimo. Nagira ngo ngusubizemo intege wowe unkurikiye aho uherereye hose, mu byo ukora byose. Ushobora kuba uri umushoferi, ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba umurimo wose waba ukora, ikintu cyose waba urimo uragerageza, ngo usubizemo intege. Nkubwire ngo nubwo ubona byanga, nubwo ubona bigerageza ntibikunde, nubwo ubona nta nzira, ariko nkubwire ngo inyuma y'ububabare haba ibyishimo. Nongere nkubwire ngo kandi inyuma yo kubabara, inyuma yo gutotezwa, inyuma yo kubura amahoro, ushobora kuhabonera amahoro. Bibiliya iravuga ngo itangira riba ritoya ariko iherezo rikaba rinini. Nkubwire ngo nubwo bitangira ukabona bitagenda, ukabona ntibikunda, ariko iherezo ryabyo ni ryiza. Icyo usabwa ni ukudacika intege. Twari turimo dusoma igitabo cya Yesaya 41 umurongo w'10, havuze ngo ntutinye. Nkubwire rero nawe dukurikiye, ntutinye, komeza inzira watangiye, wa mugani w'umukatolike, ntucike intege, ejo ni heza, ubuzima bw'ejo buzaba bwiza kandi Imana irabihindura. So ngusubijemo intege rero, nkomeza kukubwira ngo komera, ntucike intege, ubuzima buzahinduka. Ukuri uyu munsi ntago ari kuzahama ejo. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana rero we wari unkurikiye, kandi nkubwire ngo umurimo wose ukoze uwukunze werekejeho amaboko, Imana irushaho kuguheramo umugisha. Nkwifurize gukomeza kugubwa neza, kandi nkubwire ngo wari uri kumwe na Daniel Gitangaza, kandi ngushimire wowe ushigikira muri uyu murimo. Nkubwire ngo ndagukunda kandi I love you so much. Muri abantu b'Imana. Shalom.